Kristo za kuzuha abavandimwe muraho neza inashima Imana ndaho no Marayika Elizabeth tugarutse kubaha ubundi buhamya bwa Kizito Mihigo. Ubwo rero no munsi turi ku buhamya bwa gatandatu, ndababwira bwa gatandatu n'ubwa karindwi kuko ntabwo bitandukanye cyane kandi byabaye mu minsi kurikirana. Nubwo bwa gatandatu ntanditse itariki murambabarira cyane, n'ubundi no kuvuga ngo mbese mu mezi ya mbere nari nyibifata nka emotion zanjye, nari nyibifata nk'ibintu bizashira gutyo. Niyo mpamvu nagiye nandika kimwe sinandike, mbese ahubwo nibyo nanditse nabyanditse kubera abantu nyine bavuga ati gerageza wandike. Ubwo rero murambabarira cyane, ibyo babwira nibyo nyine nabonye. No kuvuga ngo niba hari icyo mwabivugaho, niba hari comment, niba hari icyo mwanyunguraho byaba byiza kurushaho. Rero tutangize isengesho ryacu nuko bisanzwe ryo Kizito Mihigo yavugaga ari muri gereza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi ko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, bishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba ushenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije gusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kutifashisha ngo ushaka ko Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Uyu murimo watangiye muri je ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa cyubahiro. Amina. Isengesho rero ndarivugaga cyane, ariko nanjye nifuza nyine ko kurikurikiza mu byo mvuga, kuko harimo amagambo akomeye cyane aremereye. Ni ukuvuga ngo buri munsi iyo ndivuze ni kugira ngo rime imbaraga nanjye ibyo nandi gukora byose, kugira ngo mbese nanjye nkore icyo Kizito Mihigo yifuzaga ko abantu bose bakora. Ngo rero katujye ku buhamya bwacu. Mu kwezi kwa gatanu, ariko mu minsi ya nyuma nibwo mbese nabonye anniversaire ya Kizito Mihigo. Ntabwo nari nzi amatariki yavukiyeho rwose. Nari nzi ko Kizito Mihigo ari umuntu w'umugabo ufite famille n'abana, mbese cyangwa se umwana w'ikinege gutyo. Ntabwo nari nzi n'amatariki yavutse n'imyaka ye, ntabyo nari nzi. Ariko icyo gihe nyine nabonye, narajyanye nyine mbona kivunge cy'abantu benshi cyane bari mu ruhande nari mpagazemo, bafite indabo, mbese bishimye bambaye neza. Ubwo imbere yacu hari ikintu gisa nk'ikirahure kirutandukanyije. Ubwo rero nabonaga inyuma y'icyo kirahuri Kizito Mihigo ahagaze imbere y'ameza manini cyane, nayo yuzuyeho indabo nziza cyane, mbese hari na keke gato ya anniversaire, mbese abantu bamukomera amashyi. Ndavuga ni se Kizito Mihigo ni anniversaire ye, mbese yitabye Imana yegereje anniversaire ye. Ubwo baramuririmbira, njye nyine byancanze ndi kureba gusa. Ubwo akata keke, ariko keke ntabwo twayiriyeho, yayikase wenyine y'umweru nziza cyane itatseho indabo nziza. Ariko ubwo yarayikase, nta muntu umwe wari umwegereye. Muri make ntabwo twashobora kumwegera, ntabwo twashobora kumukoraho, ariko twari twaje mu munsi mukuru we. Ndibaza ni se umuntu tumukorera anniversaire nta nubwo turi kumwe, mbese nabonaga ko rwose tudashobora kumwegera, ariko yari yishimye cyane, natwe twishimye. Muri icyo gihe narabyutse nyine ndabaza umuryango remezo, nti se anniversaire ya Kizito Mihigo ni ryari? Ese hari ikintu twayikorera, hari ikintu twakora? Ko naraye mbonye akata cake. Ubwo nibwo twagize cyifuzo nyine cyo gukora utuvideo twizihiza babita ngukira isabukuru nziza. Ngo rero nuko byagenze, niho namenye mbese igihe Kizito Mihigo yavukiye, kandi nabyo byaranshimishije cyane.
byatumye njya gushakisha nyine amateka ye, menya igihe yavukiye. Ubwo rero ibyo byararangiye. Muri icyo gihe nibwo twari turi gushaka gufungura site y'umuryango remezo. Ubwo rero sinzi abayifunguye ngo ni bande, ntabwo mbizi, nabyumvise gutyo gusa ngo bari gutegura gufungura, sinzi nuko babyita, murambabarira. Ubwo nyine barabiteguye, bavuga ko bashaka kwifungura site mbese abantu bose bahuriraho. Nibwo nyine naryamye, hari nyuma yuko mbese bamaze kuyifungura, baraduhamagaye gukora akanama ko nyine tugomba gukora publicité, tukabwira abantu ko hari site, tukabwira abantu ko hari na za Facebook n'ibindi byose. Ndibaza iyo video narayikoze, ariko mbere yaho gato nararyamye mbona ndi kumwe n'inshuti zanjye, ariko zari inshuti zanjye zikunda Kizito Mihigo, ariko zavuye muri Kiliziya Gatolika. Mbese bari abakatolika, ni inshuti zanjye nyazo twigana ku ishuri ry'Abatanzania, turi kuganira, bambwira ngo bazi Kizito Mihigo. Nabyo nyine nasanze bamuzi, nyuma yaho nagiye kubona mbona bari bamuzi kuko nabirose. Ubwo rero bari indirimbo za Kizito. Mbese byarambabaje kuba baravuye muri Kiliziya Gatolika, mbese umwe babaye Adventiste, abandi ntibakijya gusenga. Ubwo numvise bari kuri indirimbo za Kizito Mihigo, ndicara aho ngaho, ariko mpita mpava njya mu misozi, miremire cyane. Ubwo ndi kugenda mbese muri iyo misozi, nageze ahantu ndahagarara, mpura na Kizito Mihigo nawe ari kugenda, ariko ntazi yarimo kujya. Ntabwo yamvugishije cyane, yambaye tumarayika bite, mvuga ni byiza, ngo none se ngo mbese site wayifunguye, warebye mbese ibikorwa bakoze, se ntabwo ngo mu Kinyarwanda, ni nk'uko yambaje ati tu as visité votre page, une chose comme ça, niko nabivuga. Mumbabarire, ndi kubura ukuntu mbisobanura. Ni nkaho yambaje ati wagiye kureba iyo site bafunguye, wayibonye, warebye ibirimo, wakontroye, niko nabivuga. Nambye ntego bayifunguye rwose, nagiye ndareba, kandi nyine umutima wahoraga umatira kujya kureba, numvaga bitandeba, ariko nagize aho njya ndafungura, nubwo ntazi ukuntu babikoresha. Mbese internet ntabwo njyamo cyane, ntabwo nzi kuyikoresha cyane. Ubwo rero murambabarira, ikintu nanzi gukoresha cyane ni WhatsApp gusa. Ubwo rero naragiye nyine, ariko narafunguye, sinamenya uko navugana n'abantu, niba bavugana n'abantu, uko nakora comments. Gusa narafunguye nyine mbona umuryango remezo mpuzamahanga Kizito Mihigo, byose information zose ndazisoma, ubundi mvayo. Ngo rero ambaje ati warebye neza, bimeze neza? Ndavuga nti yego. Aravuga ati rero mbese nkora mu kiganza nk'umuntu ari gufelicita, mbese kiganza nyine kinini cyane, nkuko murambabwira, kinini kiremereye. Arangije arambwira ngo batashye, ngo bantahirize bose. Ubwo arambwira ati aragiye. Sinamenye iyo yararimo kujya, yaragendaga rwose afite imbaraga nk'umuntu uvuye mu mirimo myinshi, arenga mu misozi, rero aragenda. Nicyo rero nababwira. Hari tariki ya mbere mu kwezi kwa gatandatu, no kuvuga ngo ibyo bya mbere bya anniversaire, ntabwo nibuka itariki, ntabwo nabyanditse, murambabarira. Ni ukuvuga ngo ngiye numvise ko byamushimishije kuba twarashizeho site, Facebook n'ahandi hose, abantu bose badusanga kugira ngo tuganire kuri Kizito Mihigo, kuko uko mbibona muri no minsi abantu bakomeza kuba benshi kandi bakabyishimira cyane. Ngo rero Imana ishimwe, kandi mbona nawe yarabishimye. Murakoze cyane.